Hano ni kure mutiyeni. Nanje rero mbaga umukiriya wanyu ninje mwitaga mwiza. None nari mbahamagaye. Numvaga ari amafaranga abantu bayobyaga ngo bagohereje bakagayobya. Nta kuntu mwabisetinga agayobye rwose mukaja murahita muganyihera gagahita gaza kuri nimero yanje. Nta mafaranga ngiragaga. Munyemerere nongere nkoresheje ijambo. Imana y'ugukereje iragutegera. Abandi baravuga ngo nta Imana itakura umuntu. Uko byagenda kose ndabizi ari benshi uyu munsi babayeho neza. Ubuzima bwabo bwabaye ikintu cyiza. Rimwe na rimwe ukumva wifuje kuba nkabo, ariko nyamara ukibuka ko kera nabo hari uko bari bameze. Ako kanya ukumva muri wowe usubijwemo imbaraga, ukumva ko nawe ntarirarenga, ndetse hano ukizera ko imbere yawe hazaba heza. Ikirenze ukumva wowe uzaba urenze bamwe babonaga byaciyemo. Ibi byose mvuze, urugero rwiza uyu munsi nabahitiyemo ni umusore witwa Nsabi. Uri umunyarwanda wuzuye, ukaba uri mu myaka guhera muri 40 kumanuka kugeza ku mwana muto, Nsabi uramuzi. Nta kuntu waba utarumva izina Nsabi wo muri komedi. Umusore ugaragara mu ikote na karuvati byonyine, hasi ipantaro nayo ikoze mu buryo bwihariye, ukongera inkweto zifunguye twita bodaboda. Ingofero nayo yihariye, tutibagiwe rinete nazo ziteye ukwazo n'uburyo zambaramo bwihariye. Ibi byose wimubonamo byonyine uhita wumva ko byanze bikunze icyo ari cyo gihe ugiye guseka. Ntushobora kwihagararaho urimo urareba Nsabi, dore ko nawe abivuga ati niyemeje kuba muganga w'abantu bababaye, ati zatuma byibuze useka ibibazo ufite bigabanuke. Ubundi se mu by'ukuri uyu musore ufite igikundiro cyinshi wihari imitima y'abari mu ngeri zose yaba ari mu ntoki. Niki cyaranze ubuzima bwe? Byose nabikuzaniye muri iki kiganiro. Wowe urasabwa gukurikira neza akantu ku kandi kugeza ikiganiro kirangiye. Nk'ibisanzwe iyi ni Fashion News, nge wumva ni Florence. Muhaye ikaze mu kiganiro. Alo mama sheri. Ni umuhungu ukundanaga n'umukobwa wanyu. Nandi kugira ngo ubaze rata mawe. Uvugishije ukurikije ukuntu wareze umukobwa wawe. Ubu ni uw'intanga rugero ku buryo namuhitamo ra. Nari nangiye kugira agatima k'ibintu bijanye n'ubukwe. Urakoze cyane go. Yitwa Nsabi, akaba ari amazina yamenyekanyeho. Ni umuhanga cyane mu byo akora, kandi bigaragara buri wese umubonye. Uyu musore ukiri muto, nubwo hari abantu bamumenye vuba, gusa we yatangiye kera arwana no kuzamura impano ye. Ni urugendo rutari rworoshye, aribyo nyine tugiye kureba. Mbere yuko dukomeza, ese Nsabi amazina ya nyayo ni ayahe, avuka he, n'ibindi byinshi. Amazina ye bwite ni Nsabimana Eric, ariko we yita Dogiteri Nsabi. Ariko ibi bitandukanye na Dogita cyangwa Dogiteri. We ni Dogiteri uko nyine ubyumva. Avuka mu ntara y'Amajyaruguru mu mujyi wa Musanze, mu karere ka Musanze. Avuka ari umwana wa kabiri mu bana 4. Yavutse mu 1999. Yize nk'abana bose, aho yasoje amashuri yisumbuye ariko ntiyakomeza kaminuza. Kugeza ubu avuga ko nta gitekerezo aragira cyo gukomeza kaminuza. Yize amasomo arimo chimie, math ndetse na biology. Dogiteri Nsabi yakuze ari umufundi, naho mama we akora akazi ko gusiga amarange, dore ko ibi bintu byumva neza uyu mubyeyi. Avuga ko kandi mama we yakoze cyane mu muhungu we yiga, ari nayo mpamvu ibi ngibi abimushimira cyane. Yaragize ati nkunda mama cyane, mama niwe muntu wa nyuma ungirira impuhwe, ntabwo nabona amagambo namuvugamo. Yarankunze, ararwana cyane ngo nzabe umugabo. Yarihirinze akanshakira amafaranga y'ishuri kandi ntayo yari afite. Sinzi uko yabigenzaga ngo nige, ni uw'agaciro cyane. Arakomeza ati ababyeyi banjye ntabwo byabaga byoroshye ko babona akazi buri gihe, ariko uko bagendaga bamenyana n'abantu kagendaga kaboneka. Uyu munsi hari abantu benshi bibaza niba Nsabi ari Dogiteri koko. Asubiza kino kibazo yaravuze ati ntabwo ndi Dogiteri, ahubwo nararebye ndeba amasomo nize, uwayize neza akayarangiza aba Dogiteri. Ndavuga nti nkurikije uburyo navunitse nanjye ndi Dogiteri kuko nize ibyo abadogiteri biga. Uko niko Nsabi yamenyekanye nka Dogiteri Nsabi. Ese
umuntu ni kiko umwitaho kandi ukamugenderera ese. Nsabi yatangiye umwuga wo gukina filime n'urwenya muri 2016 akorana na bagenzi be. Iki gihe kandi akiri kwiga we na bagenzi be bigeze kwegukana igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Aya marushanwa yavugaga ku bana bafite ubumuga uburyo muri rusange tugomba kubana nabo. Avuga ko icyo ari cyo gihe yatangiye umwuga we. Ku ishuri kandi yari wa mwana uboneka mu bintu by'imyidagaduro cyane kandi abishoboye ndetse abantu bakabimukundira. Nsabi atekereza izina azakoresha mu mwuga we dore ko yumvaga kuko byagenda kose azamamara. Yaravuze ati ntabwo nakwihakana aho navuye naho nakuriye, niyo mpamvu ntagomba kujya kure y'amazina yanjye. Nibwo yafashe Nsabimana akuramo Nsabi aryongera kuri Dogiteri, bityo ahita ahinduka Dogiteri Nsabi. Avuga ko kandi kuri we Nsabi na Nsabimana Eric ari abantu babiri batandukanye. Ati buriya Nsabimana Eric afana cyane Dogiteri Nsabi. Nyuma yo gusoza amashuri rero Nsabi ntiyicaye, yarwanye no kuzamura impano ye dore ko yumvaga ko izamutunga. N'ubundi yifashishije bagenzi be barimo Bijiyo Bija n'abandi batangira gukina filime zacaga kuri channel yitwa Irebero TV. Kugeza n'ubu baracyacisha filime zabo kuri iyi channel. Ntabwo byahise bikunda ngo bamenyekane, barwanye no kuzamura izina ryabo, barwanye no gukora cyane ibintu abantu bazakunda kandi koko niko byagenze. Avuga ko muri Covid hari utuvideo twabo twagiye tumenyekana abantu baradukunda, bituma rero Irebero TV nayo igenda imenyekana. Aha rero bamwe mu basanzwe bakora filime nibwo babonye izo mpano batangira kubakoresha. Ubu kandi nibwo Nsabi yatangiye gukorana na Kiramani bakina filime, ari nabwo kandi hatangiye kuzenguruka video za Nsabi abantu batangira kumukunda bitewe n'uburyo yakinaga budasanzwe bumenyereye hamwe n'ururimi akoresha. Aro sheri Zira wamenye ibyabaye? Yewe babihinduye ngo Severati zaba kuri Noheli bayimuye. Ngo naho bazaje barizihiriza iminsi ngo mu bice babifatanyije. Dogiteri Nsabi yatangiye gusetsa abantu gutyo aho ubu akunzwe cyane n'abantu benshi, bamwe badahwema kumubwira ko bamufana kandi ko bamukunda cyane. Abajijwe uko yiyumva iyo abonye afite abantu benshi bamukunda bigeze aha, iki gihe bari bamubajije bati abantu benshi baragukunda cyane, ni ibintu ufata gute? Asubiza iki kibazo yaravuze ati ni ibintu nshimira Imana cyane ko ari itanga igikundiro, nta mafaranga cyangwa ibindi biguzi watanga ngo abantu bagukunde, uretse Imana yonyine niyo igusiga igikundiro. Rero mbishimira Imana kuko yabimpereye ubuntu. Nsabi kandi aragira ati nta muntu n'umwe wigeze atuma ngaragara. Ati ibyo twatangiye dutangira Irebero TV nibyo byagaragaje impano zacu. Nakoze buryo ki nzamenyekana mu tuvideo twakoraga. Impano yanjye n'imbaraga nibyo byatumye abantu banshyira muri filime zabo. Nsabi azwi cyane ku myambarire ye yihariye, umubonye yambaye bisanzwe ahita abona ko atari Nsabi asanzwe azi. None se ni gute ubundi yamenyekanye muri iyi myenda? Byaba byaraturutse he? Byagenze gute kugira ngo yambare gutya? Nsabi avuga ko iyi pantaro yambara, ikoti na karuvate mu ijosi, ikigofero ndetse na renete, tutibagiye inkweto zifunguye. Iyi myambarire iri mu bikurura abantu bakarushaho kumukunda. Ibi rero yabitekerejeho, yumva ko niba akora komedi agomba gushaka ibintu bimuranga ku buryo umuntu umubonye atangira guseka. Ibi byamufashije kuzamura izina rye, umubonye bwa mbere iyo sura ntimuve mu mutwe, mbese bigatuma murangarira. Nsabi yagaragaye muri filime zitandukanye yaba iza Kiramani, izagaragaramo hamwe na Bijiyo Bija ndetse n'abandi benshi bagiye bamwifashisha muri filime zabo. Urugero hano ni nko muri Zacu Entertainment. Tutibagiye na komedi, dore ko kuri komedi zo yihariye yagiye agaragara muri komedi za Jens aho asetsa abantu bakihirika, bikaba akarusho iyo ahuriye ku rubyiniro na Kiramani, Mitsutsu, Bijiyo Bija n'abandi benshi. Ni ibintu abantu bakunda bakabikunda ari benshi. Nsabi kandi yagiye agaragara aririmba ndetse abantu bakamwishimira. Kuri we avuga ko akunda kuririmba kuva kera cyane ko akunda Imana, rero yiyumvamo kuririmba indirimbo z'Imana.
Avuga bino yatangaje ko mu gihe kizaza azasohora indirimbo ye, yongeraho kandi ko afite indirimbo muri studio yenda kurangira. Tuvuze ku byo kuririmba kandi ntabwo twakwibagirwa ko Nsabi ari igihe yagarukiye mu ntoki z'urupfu. Iki gihe cyateye abantu ubwoba ni igihe Nsabi we na mugenzi we Bijiyo Bija barokotse impanuka y'imodoka, akaba ari naho Nsabi yakuye inkovu uzamubonana hejuru y'ijisho. Ibi byose byatumye agaragara mu gitaramo cyabereye muri Arena aririmba avuga ko ashima Imana yamurokoye we na mugenzi we. Ese umuntu ni kiko umwitaho kandi ukamugenderera. Ese umuntu ni kiko Ku bijyanye n'urukundo yabajijwe niba nta mukunzi afite, avuga ko kugeza ubu nta mukunzi afite. Ati kandi abantu mubitegereje rwose nababwira nti mube mubyibagiwe kuko simbiteganya vuba. Mu gusetsa dore ko ari umukomedi nyine yaravuze ati nigeze gukunda umukobwa, namuhaye biswi, ndangije muha n'urupapuro rwuzuye imitoma n'amagambo y'urukundo, arangije arunshwanyagurira mu maso na biswi yanjye yayiriye. Mu kuvuga ko nta mukunzi afite yarongeye ati mba numva ntarabona umwanya, kuba nakundana n'umuntu rero si ibintu byanjye. Naho ku kijyanye n'ubuzima Nsabavuga aya magambo ati ubuzima bwanyigishije ko umuntu wese uko yaba ameze kose ari umuntu. Abo muzahura bakakwiryaho, abo muzahura bakakwiyemeraho, abo uzahura nabo mu muhanda baciriritse hanyuma yawe ni abantu. Niba uzi neza ko uriho, mbere y'uko uhobera abandi banza ubwawe wihobere, abandi baze nyuma. Dogiteri Nsabi muri filime yakoze Imva zamuhinduriye ubuzima avuga ko iya mbere ari akavideo yakoze k'amasegonda nka 40. Ati kageze ku bantu benshi, navuga ko kampinduriye ubuzima. Usibye kuba kina filime na komedi bikamwinjiriza menshi, kugeza ubu akaba ahagaze neza, ubuzima bwarahindutse. Buriya Nsabi afite indi mitungo imwinjiriza. Nsabi afite iduka rinini ry'imyenda i Musanze ryitwa Nsabi Collection. Si ibyo gusa, Nsabi acuruza amarangi nabyo akaba abikorera i Musanze. Ni umwe mu basore bakomeje kwiteza imbere. Abajijwe ikibazo cy'umuntu afana muri komedi hano mu Rwanda, Nsabi avuga ko mu bantu ba komedi afana cyane buriya afana Bijiyo Bija. Ati ni umuhanga cyane. Arongera ati ariko nanze kuvuga Nsabi. Nsabi ntabwo namugereranya cyangwa namushyira muri kompetisiyo, warihariye. Nsabi kandi avuga ko ababyeyi be ntibumvaga ko ibi hari aho bizamugeza, ahubwo ati bangiraga inama yo kujya mu gisirikare. Kuba yarahuye na Kiramani avuga ko byamugiriye umumaro. Ati byamfunguriye amarembo, mba umuntu undi w'aka kanya. Ni kimwe na Kiramani kandi nawe yemeza ko Nsabi yagize uruhare muri filime ze. Kuva batangira gukorana yarungutse cyane. Bimwe mu byo Nsabi avuga yishimira, avuga ko yishimira intambwe yagezeho, akongera ati nungutse inshuti n'abantu benshi, ibyo bimbera iby'agaciro cyane. Yasobanuye kandi inzira yo guhura na Kiramani, avuga ko yiberaga iwabo i Musanze, ntabwo bari baziranye na gato, ariko ati buri umwe yajyaga akurikira undi. Rimwe rero Kiramani yandikiye Nsabi ati ndagufana mwana, nawe ati nanjye ndagufana cyane. Kiramani yaje kumuvugisha amugezaho igitekerezo ati buriya twagerageje tugakorana tukareba ko babikunda. Nsabi yabyumvise cyane. Ubwo nibwo yateze aza i Kigali, bakora video ya mbere irakundwa, bakomereza kugeza na n'ubu. Ngibyo byinshi wamenya kuri Nsabi. Niba kandi umukunda twandikira utubwire ibyagufasha. Kanshimire wowe wabanye natwe mu kiganiro. Nibutsa aho tubonye bwa mbere gukora subscribe, tujye tukugeza amakuru nk'aya ku bantu ukunda. Ikindi kandi wareba no mu biganiro twakoze ugakurikira amakuru ya bamwe mu basitari twavuzeho. Ndabifuriza mwese gusoza umwaka neza, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Is this my ex? Yes, I know that you and your new boyfriend, you are poor. So, please, don't come again to steal my money when I'm dreaming.
numvaga ari amafaranga abantu bayobyaga ngo bagohereje bakagayobya. Nta kuntu mwabisetinga agayobye rwose mukaja murahita muganyihera gagahita gaza kuri nimero yanje. Nta mafaranga ngiragaga. Komeza mu Karombero. Reba umukobwa uri guturuka muri ako kayira. Umubaze ngo uturutse leta kurangira mu rugo. Nta rundi rugo ruri inyuma aho ngaho. Oya. Atari umukobwa uri guturuka muri ako kayira ngo abakorodoniye n'abantu bakoreraga mu bajenti. Atari umukobwa, ntubaze umukobwa, ahubwo ubaze